Bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku nzitizi ya gatanu muri eshanu zituma amasengesho adasubizwa, ariyo kutizera. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abaheburayo 11 umurongo wa 6 haravuze ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Dusubiremo, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kutizera. Uzi impamvu Satani yambura abakristo benshi impano yo kwizera akabasigira kutizera? Igisubizo, Satani ni uko azi yuko Imana cyangwa umuntu ukorera Imana iyo adafite kwizera, ijuru riba rigiye kure ye. Mu yandi magambo, Satani azi neza ko ukorera Imana adafite kwizera atagomba kujya mu ijuru kuko atashobora no kuyinezeza. Satani we ikintu akora arimwo ateza imitego yambura abakristo kwizera basigira kutizera, ngiyi intego Satani aba agamije. Kugeza nubwo umuntu abaza nk'umukristo akamubaza ngo ese uzajya mu ijuru, umukristo akavuga ngo, agasubiza ngo ntabwo mbizi. Warakijijwe ariko ntabwo wizeye ko uzajya mu ijuru. Icyo kintu Satani acyambura abantu kugira ngo abambure ibyiringiro, uba uri umukristo ukijijwe ariko utizera ko uzajya mu ijuru. Reka tuhamenere ibanga, ushobora kuba ukijijwe nyamara ukumva nta byiringiro byo kujya mu ijuru ufite. Niba udafite kwizera ntugire ibyiringiro, uraruhira iki? Dore icyo ukeneye. Ukeneye umwuka wera, kubera ko niwe uzazamura n'itorero. Ukeneye umwuka wera kubera ko kwizera n'ubundi ni imwe mu mpano z'umwuka wera. Reka dusome Abaroma 15:13, umva ukuntu havuze. Haravuze ngo Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Wumvishe ko kugira ngo umuntu agire ibyiringiro, kugira ngo umuntu agire umunezero ndetse n'amahoro abiheshwa n'umwuka wera? Ubwo bivuze ngo abizera mwese mwatakaje kwizera mugasigarana kutizera, mukeneye umwuka wera kugira ngo abafashe kuva muri uyu murongo, mwongere muyizere, mwongere mugire ibyiringiro. Aha niho byari byarapfiriye, ariko none nibizuke mu izina rya Yesu. Ibyiringiro nibigaruke, mutazasanga mwarakoreye inyuma y'amabwiriza agenga urugendo. Mwongere mugire ibyiringiro mu izina rya Yesu, mwongere mwizere ko muzajya mu ijuru. Abatakaje kwizera mugasigarana kutizera, uyu munsi turahabwira ngo noneho nimwongere mwiringire Imana. Mutazasigara mukorera inyuma y'amabwiriza agenga urugendo rujya mu ijuru. Ubundi kwizera niwo musingi wa byose mu masengesho, ndetse no kujya mu ijuru tuzajyaho kubwo kwizera. Kwizera niwo musingi wa byose mu masengesho, kandi kujya mu ijuru nabwo tuzajyayo kubwo kwizera. Kujya mu ijuru ntabwo ari ukubivuga gusa, niba warakijijwe ugomba no kwizera kuzarijyamo. Bene data, kujya mu ijuru ntabwo ari ukubivuga gusa, ahubwo niba ukijijwe ugomba no kwatura ukanizera kuzajya mu ijuru. Ubundi umwe mu banyabwenge yabonye kwizera, we abigereranya na enterebuteri. Aravuga ati kwizera ni enterebuteri umuntu agomba gukanda kugira ngo kwizera kubashe gukora. Bisaba kugira ngo ukande cyangwa se ubyiyumvemo, ugire iyi impano
nyine kwizera kumurike. Ubusanzwe reka dufate urugero rumwe. Ubusanzwe iyo umuntu ajya kubaka inzu, aragenda akagura ikibanza, yarangiza akagisiza. Iyo utakiguze ubwo nyine uba ugifite baragihawe nyine, bwo mbere byose bigomba kuba ufite ikibanza kugira ngo wubake, kuko nta muntu wubaka mu kirere, ugomba kuba ufite ikibanza. Warangiza ikibanza bakagisiza, bagacukura umusingi miremire. Bibutsa ko inzu ifite umusingi muremure cyangwa se umanuka hasi muri fondasiyo, ni nayo buryo iba ikomeye. Iyo umaze gushyiraho imisingi, ahasigaye ushinga inkingi, warangiza ugashyiraho amatafari, inzu yose ukagenda ukayihuza. Abenshi bahita banasakara, agahita ashyiraho n'amabati. Iyo birangiye ashyiraho igishahuro, yaba gushyiraho igishahuro, inzu imaze kurangira agashyiraho inzugi, agasiga n'amarangi. Iyo birangiye, inzu irangiye, akenera umuriro w'amashanyarazi. Akagenda agashaka ibigo bibishinzwe, agasaba amashanyarazi, bakafata amasinga bakayavana ku ipoto y'amashanyarazi, bakayazana ku nzu yawe wamaze kwensitara, barangiza umuriro ukaba winjiye mu nzu yawe. Iyo umuriro ugeze mu nzu yawe, kuko inzu yawe umuriro ugezemo, ariko n'ubundi yamaze kwensitara irimo ibintu byose, irimo amatara, irimo za purize, irimo ibintu byose. Kugira ngo amatara yake, birasaba ko ukanda enterebuteri. Nuba ufite inzu yose nk'amashanyarazi, ntukande enterebuteri, uzaba mu mwijima kandi amashanyarazi ari mu nzu. Dusubiremo, iyo ushyize mu nzu amashanyarazi, inzu yawe yesitaye neza, kugira ngo amatara yake uba ugomba gukanda kuri enterebuteri. Iyo utakanzeho, umwijima urakwica, kandi nyamara umuriro warageze mu nzu yawe kera. Bisaba kugira ngo ukande. N'abakristo mukeneye gukanda enterebuteri yo kwizera. Kwizera kurahari, bikeneye ko tuguhabwa, ariko tukanakanda. N'andi magambo, kwizera gukeneye gukora, ntabwo kwizera kubuza ngo kurambikwe. Ugomba kugiraho ukanda kugira ngo kwizera gukore. Impuguro: amasengesho yose wasenga udafite kwizera aba ari impfabusa. Wakwisiza ubusa, warara mu bihuru, wakwisiga ivu, warara hanze ndetse n'ahandi hose, mu gihe cyose nta kwizera ufite, ntabwo uzasubizwa, ahubwo uri gutakaza umwanya wawe. Dusubiremo, mu gihe cyose uzasenga udafite kwizera, amasengesho usenga ntazasubizwa. Icya kabiri, uri gutakaza umwanya wawe. Murabizi neza ko n'umubyeyi utanejejwe n'umwana we amuha ibyo agomba, ntabwo amuha ibyo ashaka. Kubera ko kurera ari inshingano, umwana aba agomba kurya, aba agomba kwigishwa umuco, aba agomba kwigishwa kubaha, kujya mu mashuri kugira ngo umwana ajijuke. Ibi ngibi umwana arabihabwa kubera ko ari bezwe, ariko ibyo we ashaka ntabwo abihabwa mu gihe atanejeje umubyeyi we. Birasa kuvuga ngo umwana wawe iyo atakunejeje umuha ibyo agomba, ariko ntabwo umuha ibyo ashaka. No ku Mana ni kimwe. Imana iha abantu, iyo bayinejeje Imana ibaha n'ibyo bashaka, ariko iyo batayinejeje Imana ibaha ibyo bagomba, ariko ntabwo ibaha ibyo bashaka. Abizera mwese mwaretse ibyaha, mwarihannye, ariko mukeneye gukanda kuri enterebuteri yo kwizera, kuko abizera benshi cyangwa se abakristo benshi muragenda mukorera Imana ariko mutayifitiye icyizere, mutayizera, muyishidikanya, mushidikanya ijuru. Kandi uwo batuwe, uwo babariwe ibyaha, ntagomba gushidikanya ijuru, agomba kuba afite kwizera ko azarijyamo. Abantu bo muri iyi minsi bafashe Bibiliya bayigira nk'impapuro, kandi Bibiliya yakabaye ubuzima. Reka mbaho urugero. Twarayumvise Bibiliya, twarayizeye, ijambo ryayo riraduhindura, ryaduhinduye abizera, ubu turi abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Ubu turi abana b'Imana. Dore icyo Bibiliya ibivugaho. Abaheburayo 11:8,
kugera 11 haravuze ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Umuntu w'umugabo akagenda atazi aho agiye, nta porogaramu ngo yumvishe ijwi ry'Imana. Kwizera Imana. Aburahamu yumvise ijwi, arizera, ava iwabo atazi iyo agiye, ariko yari afite kwizera kuko yavuganye n'Imana. 9. Kwizera ariko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akaba mu mahema na Isaka na Yakobo, abaragamwe nawe ibyo byasezeranijwe. 10. Kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku rufatiro w'Imana yubatse ikawurema. Aburahamu yategereje umudugudu wubatse ku mfatiro kandi w'Imana yubatse ikawurema. 11. Kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekerezaga ko iyasezeranije ariyo kwizerwa. Kwizera ariko kwatumye Sara asama inda kandi yari yaracuze. Mwabyumvise ko kwizera iyo ukanzeho nubwo waba waracuze ubyara? Izo ni imbaraga zo kwizera. Ariko Mana ndagushimiye. Haleluya, haleluya. Mana ndagushimiye, gushimye Mana. Kwizera kwatumye umuntu wacuze, haleluya, yizera, birangira asamye inda kandi arabyara. Dore inama tubagira: wowe usenga, girira Imana icyizere. Wiyisenga umeze nk'uwiyenza, kandi uba usaba ubuzima bwawe mu biganza bye. Saba neza utiyenza. Kuraho inzitizi, amasengesho yawe azumvikana imbere y'Imana. Kuraho inzitizi mu masengesho yawe, urebe ngo ijwi ryawe rirumvikana imbere y'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen.